Ni Bwana Karasira Aimable usanzwe ufite urubuga rwa YouTube atambutsaho ibitekerezo bye ndetse n'ibiganiro bitandukanye rwitwa Ukuri Mbona. Hanyuma mu biganiro bitandukanye akunze gutangaza kuri urubuga rwa YouTube bikunze kugarukwa n'abantu batandukanye, bamwe bakayibona nk'ubwisanzure mu bitekerezo, abandi bakayibona nk'amagambo apfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 cyangwa se amagambo akakaye cyane avuga ko akunze kugenda akoresha yibasira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi muri iyi minsi n'ubundi hakomeje kugaragara icyo wakwita inkundura abakoresha imbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, Facebook, Twitter n'izindi batanga ibitekerezo nyamara wabisesengura neza ugasanga biri mu mujyo wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gutesha agaciro ubumwe n'ubwiyunge maze kwimakazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkundura rero idasanzwe yahereye ku bakuze bagoreka nkana amateka y'ibyo banyuzemo bakabonesha amaso yabo, ariko inagera no ku bato batamitswe ingengabitekerezo yo kwishyiga bigatuma bashabukira kugendera muri uwo murongo. Abenshi rero bakaba bakora ibi bikorwa babinyuza kuri YouTube, Facebook, Twitter ndetse n'ahandi hatandukanye, barimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi bakomeje gukwirakwiza amatwara agamije kwihakana no kwipfobya, bakiyongeraho ababakomokaho abiyemeje kusaka ivi cyabo. Ibyo byicira ariko byongeraho abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi, ariko bakaba barahisemo gutera ingabo mu bitugu abayipfobya kubwo gushaka indamu cyangwa se izindi mpamvu. Aba bose rero bitewe no kuba basanga umugambi wo gupfobya usanga banasanirana muri urwo rugendo, aho rero bameze nk'abafite rero agatsiko bakoreramo kavuga ibintu biri mu mujyo umwe, kandi ugasanga banashyigikirwa n'abariyo mu mahanga. Mu bari ku ruhembe harimo uwitwa Uzaramba Karasira Aimable agarutsweho cyane ndetse no mu bishize mu nkuru yatambutse ku kinyamakuru rya Akadomo.com ko twakomeje kujya tubigarukaho. Uyu akaba yaramenyekanye nka Professor Niga wifashisha chaîne ya YouTube mu gukwirakwiza amagambo bamwe bafata nk'aroga urubyiruko cyangwa se nk'apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Karasira rero uyu ni umuhanga cyane waminuje ibya mudasobwa ndetse nibyo yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ikoranabuhanga mbere yo kwirukanwa, azira imyitwarire idahwitse. Ubumenyi afite ntiwashidikanya ko rero azi neza ibiteganywa n'amategeko, ibyo avuga ndetse n'icengezamatwara wari ugushaka kwinjiza rero mu bakiri bato akoresheje imbuga nkoranyambaga. Muri iyi nkuru y'ikinyamakuru Igihe Akadomo.com bakomeza bagira bati uyu Karasira Aimable aherutse gukorana ikiganiro na Yesu Imana Nkusi cyatambutse kuri chaîne z'aba bombi, gusa ibyakivugiyemo bikomeretsa abatari bake hanze ahangaha ati, ndetse kandi bamwe bahita batangira kucyamaganira kure. Binashoboke ko byahitanye isano no kuba yatumijweho na RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere akaba yaramutse agira ati, mwaramutse, ati umukozi wo kuri RIB witwa Philibert ukoresha nimero ya telefone ndashaka kugaruka muri aka kanya, atarampamagaye ngo musange ku cyicaro cya RIB uyu munsi ni ku Kimihurura. Ni Bwana Karasira Aimable nibyo yakomeje kugenda agarukaho. Bivuga ko muri iki kiganiro minota 42 ikigize Karasira Aimarasa n'uwihari ijambo, ariko ibyo avugamo byose bigusha umurongo wo kwipfobya no gupfobya jenoside abatazi neza amateka, by'umwihariko urubyiruko. Ati muri rusange ikiganiro cyose cyumvikanamo ukugoreka amateka gukabije, gutesha agaciro imbaraga za FPR Inkotanyi mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ndetse aba bombi bagerageza guhakana ubumwe bw'abanyarwanda. Ati bahisemo ahubwo bakagaragaza ko basabwa rero kwiyunga ku gahato. Araho Karasira avuga ko kubwira umucikacumu ngo bagusenyeye inzu ahubwo emera ubane nawe no kuvuga wakwiciye. Ati ntumuzani abantu yapfushije. Akomeza agira ati mwaka wa 1994 ati hajemo intambara, FPR ikunda ati kugihunga cyane, ntabwo ikunda ko bavuga intambara, ivuga guhagarika jenoside, kandi intambara yari yaratangiye mwaka wa 1990 ati haza imishyikirano. Ati bakunda guca ku ruhande ikintu bita intambara, kandi iyo ntambara yari yaratangijwe na FPR ishaka gufata ubutegetsi. Ati gushimangira ko mwaka wa 1994 mu Rwanda ataba jenoside yakorewe abatutsi ahubwo ari intambara bihabanye cyane n'ibikubiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ndetse kandi bikaba byaremejwe n'umuryango w'abibumbye ko mu Rwanda habaye jenoside kandi yakorewe abatutsi. Karasira avuga ko FPR yatangije intambara ikarenga ku masezerano ya Arusha, maze indege ya Habyarimana ikaraswa, ari naho Uwimana ahita amubaza ati ni ukuvuga ngo abarashe iriya ndege nabarenze kuri ayo masezerano. Karasira nawe ahita amuvugira ati byabaye imbarutso, ni ukuvuga ngo abarashe iriya ndege bamenyekanye nabo bajya mu mateka. Ati nibwo rero hahise haba imbarutso ya jenoside ati raba ako kanya. Ati byo iyo ubizanye FPR ivuga ko ugaragaje ingengabitekerezo, ati ntibashaka ko
hagaragara ko hari amakosa bagize. Bivugwa na Bwana Karasira Aimable hano ati bihabanye no kuba jenoside yakorewe abatutsi ari umugambi wateguwe ukigishwa ndetse ukanashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bwa guverinoma Habyarimana n'ubwamubanjirije. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye buvuga ibitandukanye ku ihanurwa ry'iyo ndege yari itwaye Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'abandi bagenzi 9 bavuye mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Gusa ubwinshi bukaba buhuriza ku kuba yarahanuriwe mu bice bya Kanombe byarindwaga n'ingabo ze. Hari abakurikiranira hafi bavuga ko amagambo ya Bwana Karasira Aimable ari kamwe ya Valeri cyangwa se Kantano. Aba bombi bari abanyamakuru mu gihe cya jenoside ndetse bakoresheje intwaro yabo itangazamakuru mu kubiba urwango no guhamagarira abahutu gukora jenoside, kuko nawe arimo gushishikariza abantu kwanga ubutegetsi, atariko cyane cyane ashimangira ingengabitekerezo ya jenoside yamwokamye afatanyije na bagenzi be, nkuko bikomeza kugenda bigarukwa muri iyi nkuru. Ati akabaye icwende niko gatuma Umunyarwanda aciye umugani ati akabaye icwende nikoga, ati niyo koze ntigacya ndetse niyo gakeye ntigashira umunuko. Ibikorwa bya Agnes Uwimana by'umwihariko ibiganiro akomeje gukora afatanyije na mugenzi we Karasira Aimable ati ntibyatungurana, ati kuko ni kuko yahoze. Kuba Agnes Uwimana yakana akanapfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse akavuga ko ari umuvugizi w'abahutu ntabwo ari ibintu byatungura uwo ari wese umuzi neza. Ati uyu mugore ubarizwa mu karere ka Kamonyi si ubwa mbere akurikiranyweho icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside kuko mu 2010 yigeze kugikurikiranwaho n'inkiko mu gihugu cy'u Rwanda. Muri inkuru cy'amakuru ya Gadomo bakomeza bagira bati Uwimana Agnes yafashwe tariki ya 10 Kamena 2010 yigeze gukurikiranwa ku byaha bitandukanye birimo n'ibyo yari yarigeze gufungirwa umwaka umwe kuva muri Mutarama 2007 bamije icyaha cyo gusebanya. Ati tariki ya 4 Gashyantare 2011 urukiko rukuru rwamukatiye igifungo cy'imyaka 17 nyuma yo kumuhamya ibyaha 4 ari byo kuvutsa igihugu umudendezo, gupfobya jenoside, gusebya umukuru w'igihugu no kubiba amacakubiri ndetse no kuyakwirakwiza mu Banyarwanda. Ati igihano cyaje rero kuvanwa ku myaka 17 n'ihazabu $250 yarakatiwe n'urukiko rukuru, ahabwa imyaka 4 yakatiwe amaze imyaka 2 muri gereza. Icyo gifungo gikatiwe nyuma yo gusesengura ibikubiye mu nyandiko z'ikinyamakuru Umurabyo zanditswe na Uwimana Nkusi Agnes yarwamanaguye icyaha cyo gupfobya jenoside n'icyo gukurura amacakubiri. Amateka ya jenoside Abanyarwanda banyuzemo nta muntu ukwiye kwifuza ko bongera gusubira mu bihe byo guhembera inzangano, amacakubiri n'ibindi byose ati bishobora kubasubiza muri ayo mahano ku karundura yasize abatutsi basaga miliyoni bishwe. Ati niba koko Abanyarwanda baritoreye itegeko nshinga ndetse bakaba bemera ibyo riteganya, ati birimo kuba nta muntu umwe uri hejuru y'amategeko, ati niyo ya mpamvu rero harabatangiye urugamba rwo gusaba inzego zirimo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ndetse n'ubutabera mu Rwanda gukurikirana aba bantu barimo Karasira Aimable na Uwimana. Nyuma rero kubona ko iki kibazo ngo cy'abagoreka amateka bagamije guhakana jenoside yakorewe abatutsi gikomeje gufata indi ntera, hari abantu bishyize hamwe batanga ibitekerezo, batanga impuruza ku nzego zishinzwe ibahirizwa ry'amategeko mu Rwanda ngo zikurikirane aba bantu barimo na Bwana Karasira Aimable. Atabakoresha imbuga nkoranyambaga bagereranyije ubutumwa n'ibiganiro biri gukorwa n'abantu kuvuga na Karasira Aimable na Uwimana n'abandi n'ubwatangwaga n'abanyamakuru barimo Bikindi, Valeri, Kantano, Noheli, Ngeza Hasani n'abandi bazwiho kuba rero barakoze ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu gukora jenoside yakorewe abatutsi. Umushakashatsi kuri jenoside akaba n'umwanditsi w'ibitabo Tom Ndahiro avuga ko niba u Rwanda rwariyemeje kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, abakwiza ubwo burozi bakoresheje YouTube abari mu Rwanda bakwiye gushyikirizwa ubutabera. Yagize ati niba u Rwanda rwariyemeje kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, abakwiza ubwo burozi bakoresheje YouTube bari mu Rwanda bakwiye gushyikirizwa ubutabera. Ataginga Village Urugwiro, ashyiraho prosecution, ubushinjacyaha bukuru, ashyiraho RIB, ashyiraho polisi y'u Rwanda, primature, ashyiraho ministre w'ubutabera Johnson Businge. Ubutumwa yanyujije kuri Twitter yakomeje agira ati kudakurikiranwa kw'abarogera Abanyarwanda muri YouTube ati bigira ingaruka zikomeye cyane, ati ingenzi ikaba ari ugutuma ababishwa bafata nk'ukuri uburozi bacengezwamo. Ni Tom Ndahiro akomeje kujya bigaruka, yakomeje agira ati indi ngaruka ikomeye cyane kururwa n'umuco wo kudahana aba YouTubers ati babiba urwango no gusingiza abateguye bakanapfobya bakanakora jenoside, ati bituma abantu batari bake babifata nk'ibyemewe. Tom Ndahiro avuga ko kandi iyo bigeze aho uwateguye akanakora jenoside asingizwa n'intungane, uwayihagaritse akavana igihugu ahaga akitwa shitani, umuco wo kudahana uba wafashe indi ntera. Ati nacyo gituma abakora ayo mahano biyongera bakongera n'ubukana mu kuvundereza ubumara bwabo.
ni Tom Ndahiro ukomeje kuyabigarukaho. Witwa Kabasinga Florentine yagize ati Karasira na Wimana ati babahaye rugari none barenze umurongo utukura, ati batangiye no kwanduza izina rya FPR Inkotanyi hejuru y'inzira ndende yanyuze